Tubaye kaze kuri PQS TV, ndagushimira umaje gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Ariko none muri kuna n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakugize kuri subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ukomeza gukora natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru, na amakuru by'umwihariko ari kuvugwa cyane cyane muri showbiz nyarwanda, nk'uko mumaze kubimenyera iyi channel yacu yanyu ibazanira amakuru mashyashya bari kuvugwa mu Rwanda, mu basitani ndetse no hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero tuzana amakuru ari kuvugwa mu Rwanda, ni amakuru maze iminsi mwumva saga y'umuntu witwa Regis Aga Promoter ndetse na Miki. Iyi saga yatangijwe n'umuntu witwa Aga, ubwo yabwiye Regis ijambo rikomeye cyane, avuga ati ngo nakagabo. Iryo jambo ryababaje Regis cyane, bituma Regis nk'umuntu nyine murabizi, Regis ni wa muntu ukunda kuba yiturije cyane, yibereye muri busy, ari mu byiwe, yiturije nyine ari focusinze n'akazi kiwe. Iri jambo rero ryababaje umuntu witwa Regis cyane, bituma nawe arakara, afata kamera aza imbere y'itangazamakuru aravuga ati ngo Aga wamenyere, kandi urabizi ngewe sinkunda umuntu umenyera. Regis muramuzi nawe ni umusirikare nyine, nawe akimara kumva iryo jambo Aga yamubwiye yahise ahaguruka aravuga ati ngo ntumenyere, ntunyise akagabo. Ahita afata nyine kamera nawe itaze imbere y'itangazamakuru, azana ibipapuro cyangwa se ibyangombwa byerekana yuko Aga Promoter ashobora kuba abeshya Miki, ndetse Aga Promoter ashobora kuba anafite n'undi mugore witwa Ono. Abantu benshi muramuzi cyane kuri TikTok, aranayikoresha, yitwa Ono, mugeni mumurebeho, akoresha TikTok, abantu benshi baramuzi cyane. Ono rero baje basanga ni Ono umugore wa Aga Promoter, ndetse n'umugore bari bamaranye imyaka 5, umuntu witwa Miki atanabizi, kandi byitwa ngo babana mu rugo nk'umugore n'umugabo. Mu by'ukuri wakibaza, ese ni gute umuntu abana n'umugabo cyangwa se akabana n'umugore umwaka urenze umwe cyangwa se ibiri? Murabizi nyine umuntu witwa Aga Promoter na Miki bagiye kumara nk'umwaka umwe n'igice cyangwa se imyaka 2 babana mu nzu nk'umugore n'umugabo, ariko nta mwana bafite. Gusa kino gihe cyose bivuze ko umuntu witwa Aga wehe yari afite undi mugore ku mpande, ndetse anakunda, bakundanye n'igihe kirekire, ndetse n'imyaka 5, abeshya umuntu witwa Miki, kandi ifite undi mugore ku mpande. Uwo mugore n'umuntu abuzi yitwa Ono, nyine yibara mu gihugu cya Norvège, hanze nyine n'umudespora. Uwo mugore bivugwa yuko ari we mugore wa Aga Promoter, ndetse binavugwa yuko mu kwezi kwa kabiri 2026 umuntu witwa Aga Promoter ashobora kuzafata indege akagera muri Norvège, agasangaho umugore witwa Ono, ndetse unamutwite abana 2 b'impanga, niko binavugwa yuko akamusanga ko bajya gutangirana ubuzima. Ubwo bivugwa yuko nyine Miki azaba asigaye ahangaha mu Rwanda muri showbiz wenyine. Gusa none bivugwa yuko mu yandi makuru tugiye tubona, bivugwa yuko umuntu witwa Aga Promoter yaje kwa Miki amufiteho target cyangwa se papa, ikindi kintu nyine kinini kibyihishe inyuma. Cyane cyane murabizi Aga Promoter muri showbiz nyarwanda ntabwo twari tumuzi, n'abantu benshi barimo bamuvugaga. Izina Aga Promoter ryari hasi cyane. Yaje afite papa kinini cyane kuri Miki kugira ngo arebe ko yamukora lobbying, izina rye rikazamuka. None ubu ngubu bimaze kuba nyine nta muntu utazi Aga, n'umuntu utashobora no kuvuga Aga. Ariko ubu ngubu rero bivugwa yuko nyuma yuko nyine Aga yaje afite papa kuri Miki, yuko akumva kumukora lobbying, izina rye rikazamuka. Ubu ngo yagiye kujya yabigeraho. None naho mpamvu agashobora kugenda mu kwezi kwa kabiri 2026 asanze umugore witwa Ono muri Norvège, bakajya kwibanira. Gusa ariko nanone uwitwa Miki ahakana yuko umugabo wiwe cyangwa se Aga Promoter ibyo bari kumuvugaho nyine ari ukumubeshyira, atari ibyanyabyo, cyangwa se ngadafite uwo mukobwa witwa Ono bamaranye n'imyaka 5, ndetse ko nta n'impanga ngo yenda ngo kumubyarira. Akomeza nyine abihakana kenshi cyane. Gusa none iyo urebye hagati yawe na Regis, cyangwa se hagati ya Miki na Regis, ubona ari nde muntu, cyangwa se hagati ya Regis, Miki na Aga, ubona ari nde muntu uri mu makosa cyane, cyangwa se ufite amatiku menshi cyane? Tugarutse nanone gatonya se mu myaka yashize, muribuka Miki ubundi kugeza muri showbiz nyarwanda, muribuka ko Miki ubundi yazanywe muri showbiz nyarwanda n'umuntu witwa Kasuku. Kasuku yazanye Miki agira ngo bajye bakorana nyine kugira ngo amuzamure izina. Kasuku nyine byaje kugeraho akunda Miki ku buryo yagezeho yumva ko banaryamana, ariko Miki nyine sinzi ko byaje kurangira nyine Miki batandukanye na Kasuku, ariko batandukana nabwo batameranye neza, ari mu kintu cy'umwiryamo nyine bigaragara ko nyine batumvikanaga. Nyuma yaho baratandukanye. Bamaze gutandukana, Miki Nyambo niwe wamufashe bamujyana nyine kubana ahantu Nyambo babanaga. Nyine Nyambo barajyana nyine babana nk'uko bafite inshuti mukagera mukajya kubana muri ghetto. Nyuma yaho Nyambo nabwo nubwo baje kubana na Miki, ariko nanone Miki ntabwo bagumanye na Nyambo, baje kugeraho baratandukana, barashwana. Ariko mu gushwana nabo bashwanye batabyumvikana neza, batandukana nabi, nta n'umuntu nyine ku buryo umwana ahura ngo unasuze n'undi. Ubu se Miki iyo urebye nyine nawe urebye Miki, urabizi nyine akina amakinamico, baranakundwa cyane. Ese kuki Nyambo we atajya muhamagara babe bakorana theatre cyangwa se bakinana amakinamico nyine ntanamuhamagare, kandi uzi kubigeze no kubana? Ubwo icyo kintu ntabwo yitekerezaho, wumve ko Miki ashobora kuba nawe ari umunyamakosa ku ruhande rwiwe. Nyuma yaho ibyo reka tunabereke nyuma yaho, urabizi ko baje kubana Regis nibwo yaje, bamaze gutandukana na Nyambo, Regis nibwo yagiye nyine nawe aramubona
aramufata aramuzana nyine bakorana nawe amapranka, bakorana amasitike, bakirana amakinamico byinshi cyane nyine mwagiye munabibona. Nyuma yaho nabwo baje gushwana nabwo na Regis bimeze ute, batumvikana banashwana nyine cyane cyane banatukana kandi baragize uti baranakundanye. Nyuma yaho nabwo nanone Kiramani barakoranye nawe, bamaze gukorana nawe batandukana nabi na Miki batukana. Ese iyo urebye Miki abantu babana nawe nibo babi cyangwa iyo urebye ubona ari Miki mubi? Kuko nanone iyo urebye abantu bose bageze imbere ya Miki bahita batandukana kandi bagatandukana nabi. None dore na n'ubu ngubu na Aga nawe bivugwa yuko bagiye no gutandukana kandi ubu ngubu mu kwezi kwa kabiri Aga azaba amaze kugenda muri Norvège. Ubwo bivuze ko nanone Miki nabwo uyu n'undi muntu batandukanye. Ese iyo urebye uribaza ukavuga ati ngo ese ninde muntu Miki babasha gushobokana cyangwa se babasha kumarana igihe kirekire ku buryo nyine byibuze babana neza bakaba bamarana n'imyaka 5 cyangwa se 3 kugira ngo ubushuti bwabo cyangwa se bondi yabo ikomere. Ubona wowe ku giti cyawe habura iki kugira ngo Miki ajye yabasha kugumana n'umuntu cyangwa se inshuti cyangwa se umukunzi we igihe kirekire? Kuko mu bintu byose tumaje kubona ko Miki nawe ari umuntu udashobotse. Kuko nimba abantu bose bageze cyangwa se babanye muri showbiz batandukana nyine batamiranye neza, wowe ubona habura iki? Guys, ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, ariko nimba iyi video wayikunze kora like, utere comment nawe uko ubyumva, unayishangire ku nshuti zawe. Ariko nanone wibuke gukora subscribe niba uri kubona bwamigeze kuri YouTube channel ya PKOS TV. Ndakwiza kora subscribe nuko gufungura inzogera kugira uko biza korana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5.